Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Benezeri, karibu dusenge. Abantu twababwira bakirengagiza, abantu twababwira ngo badufashe bo ntibabyemere kuko ari abantu. Ariko iyi Zaburi y'102 umurongo wa 18 umutwe w'amagambo waho uravuga ngo gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima we uguye isari, ngo agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Niko umutwe w'iri jambo uvuga, umurongo waho wa mbere nako ngo gusenga k'umunyamubabaro ni ukuvuga ngo mu mubabaro wacu mwinshi nta kindi cyo gukorwa gihari, ni ugusenga. Amen. Mu bibazo byacu byinshi ni ugusenga, muri buri situwasiyo itunanije ni ugusenga. Ngo gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima wuguye isari. Hari aho tugira turi mu isi, nyine isi ni uko imeze, protokole y'isi ni ibibazo, protokole y'isi yo kuhaba ni imiruho, protokole y'isi ni vurugusi, ni ugucoka, umubiri uraruha, umwuka ukaruha, ni uko isi ikoze. Ni isi y'ibibazo, ni isi y'imiruho, tuzaruhuka tugeze mu ijuru. Niyo mpamvu niyo umuntu apfuye bavuga ngo aruhukire mu mahoro, aruhuke. Haleluya. Nubwo tutaba tuzi aho agiye, ariko turasezera tuvuga ngo aruhukire mu mahoro. Ni ukuvuga ngo ni isi turushya, ni isi tubabaza, ni isi tunaniza, ni isi. Ariko no kuri umurongo wa 18 ariho turi gusoma avuga ngo yitaye ku gusenga, ngo kw'abatagira shinge na rugero, kwa b'abanyamubabaro Imana yita ku gusenga kwabo badafite shinge na rugero, ngo adasuzuguye gusenga kwabo. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe, Imana yacu yubahwe. Iyo yita ku gusenga kwayo, muri ya marira yacu hari amarira agaragara inyuma, hari amarira agaragara mu nda ye, niko bavuga. Ayo marira rero ishobora byose uhoraho Imana yacu irayabona, kandi iyo usenze ikwitaho, iramanuka ikumva akababaro kwacu, ngo yitaye ku gusenga. Bavuga ngo itega amatwi, ni iki umwana wanjye ari kumbwira, ni iki kimubabaje, nabigenza nte ngo umwana wanjye amererwe neza kuri iriya si ariho, nacaye nahagurutsa nde ngo umwana wanjye arengerwe. Nibyo Imana ihora ikora. Haleluya. Amen. Ngo gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima we uguye isari. Hari byinshi bibabaza imitima yacu, hari byinshi birushya imitima yacu, ariko iyo dusenze iratwumva. Ikibazo rero ni igihe umuntu ari mu mibabaro ntasenge, agatwarwa n'imibabaro. Icyo ni ikibazo gikomeye, ni ukutamenya. None umuntu agaha imbaraga ibibazo aho guha Imana imbaraga mu kibazo. Amen. Guha Imana imbaraga mu kibazo. Guha Imana ko nukavuga ngo Mana ni wowe niringiye muri iki kibazo, ndi kubicamo, tari kuri Imana ishobora byose. Aho urahankura, nta nzira ndi kubona Mana, ariko urahankura. Ngo agasuka amaganya ye imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo tugomba kuza tukabwira Imana amaganya yacu. Niki gitumye tuganya, niki gitumye kitubabaje, niki gitumye tugira agahinda. Ukaza ukabwira Imana, Imana ni iki Imana, ni iri shuri wampaye. Tukabwira Imana ngo Mana ndananiwe, ni papa ndananiwe. Tugomba kubwira Imana, tuyibwiza ukuri. Muri uko gusenga kwacu yumva, nuko tuza tukavugisha ukuri. Yesu ni Imana, turi hano, ni wowe. Iyi miruho mbabarira, ntinduhura Mana,
niwe karuhura tubwira Imana ngo mana ndababaye hari abantu basenga ariko ntabwiza Imana ukuri umuruho n'ikibazo no kumenya ngo ndabwira Imana ndashaka iki niki nsaba Imana ni uburwayi bwira Imana ngo mana ndwaye ndwariye niyo mwisi babonye ariko wowe uri umuganga mana iyi miti irananiza umubiri urananije iyi n'urugero ntanze ariko wowe ntabara bwira Imana ngo mana ndumva ntanezerewe wamaye ibyishimo kubwira Imana ikibazo kumenya icyo dusaba Imana icyo dushaka icyo niki twifuza niki twifuza niki Imana ndifuza ko twagukora Yesu yageraga ahantu akababaza ngo urifuza ko ngukorera iki urashaka iki akavuga ati ndashaka kunkiza wabishaka wankiza wabishaka wankiza ngo nkugirire wampumura haleluya tukabwiza Imana uko Imana ibirindiriye kuko iyo ibirindiriye umwana wanjye arashaka iki arifuza iki Imana ndashaka kujya aha hantu wampaye itiki ndakennye Mana nariko ni wowe ukenura wampita iki yo kujya aha hantu ndabyifuza Mana Imana ikumva ati umwana wanjye arashaka itike yumva bimubabaje Imana igaca inzira amen ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero nukuvuga ngo ntaho gushinga hahari nta rugero bavuga ngo uyu muntu aragererwa ku ruhe rugero aragererwa mu bakomeye mu boroheje mu bakire mu bake aho hose nta shinge nta rugero nta fatika nta cyiciro arimo ni wa wundi w'insuzuguro ariko hari Imana yansuzugurwa yisenze ntisubizwayo abantu basubiza umuntu inyuma bakire irabumva ari abo bakene irabumva ari uko kutagira ntawe isubiza inyuma Imana yacu twese turabana bayo amen Imana ishimwe ngadasuzuguye gusenga kwayo wabonye ko Imana itagira ubutoni ku bana bayo ishaka ni nike mbere najyaga mvuga ngo Dieu est juste ariko nabonye la justice c'est de Dieu vivant ukwitanga kimwe twese byose ari bariya bakira ari bariya Trump ari bariya bose la composition est la même oui il est Dieu de grâce les mêmes les mêmes pieds la même bouche les mêmes yeux les mêmes besoins c'est Dieu de grâce rero turabishimira Imana ko yumva gusenga iki gitondo turabishimira Imana kari Imana iteze amatwi ngo itugirire neza ahubwo reka dusenye dushimira Imana hanyuma kandi tubwira Imana ngo Mana ni wowe watwumva ikikubabaje kibwira Imana kandi niyo tunezerewe tubibwira Imana na data witwira ibyawe byose Imana mwana irakumva n'umubyeyi Imana data irakumva n'umubyeyi amen kadusenga Imana turabanza tuyishimire ko Imana yumva gusenga nitumara kuyishimira tuyishimire ko ari Imana uko tumeze itwakira muri iyi mibabaro duhura nayo muri iyi si ko yo hari aho duhungira tukaruhuka ibaze duhura n'iyi mibabaro ntaho guhungira hahari nta n'ubutabazi bwayo twasara reba abantu barwaye depression hari iyo Mana ariko nuko bataye Imana bayemeye baruhuka ariko nko genda kwiza kai wowe wabitaye
huya ni Imana y'ubuntu, ni Imana iza mu kibazo igahagararana natwe, ntituba tuyibona ariko ibiri kumwe natwe. Imana nziza, ntituba tubyumva igihe turi guca muri ibyo bintu, ariko n'Imana iri mu ruhande rwacu ikadutamuza, cyane ko tuyiringiye, cyane ko tuyizeye. Bitandukanye n'umuntu yihakana, bitandukanye n'umuntu yizeye. Niyo mpamvu batayizi iyo bababaye banywa itabi ngo bicube, ngo babashe gusinzira. Abantu bakanywa inzoga nyinshi. Oya, twebwe Bibiliya iravuze ngo niba ubabaye mu mubabaro wacu hari utwumva, hari utwumva ngo ino tumubwire. Hari rwacu ahubwo ushaka ngo tumuhereze adukize. Ahari indiriye rero ni ugufungura umunwa usenge. Niyo mpamvu mu gitondo ati fungura umunwa usenge, avuga ati byuka usenge, haguruka usenge, fungura umunwa usenge, haguruka, byuka usenge. Nibyo mba niba mubyuka dusenge, mubyuka dusenge. Amen. Oya, ibyo bireke, oya, ibyo bireke. Ibyo bireke. Ni igihe cyo gufungura umunwa rero tugasenga. Ngo tumaze kubona ko muri uko gusenga kwacu yitaye, arashaka kutwumva, ari kwibaza ngo aba bana banjye barifuza iki? Murashaka amakayi? Murashaka imyaka? Murashaka iki? Mbagirire nde? Kuko mu Mana harimo demokarasi, ni Imana iturindiriye. Ahubwo Imana birayibabaza yigiye muri cya cyabya cy'amasengesho igasanga nta kintu twasizemo. Avuga ati babandi nta kintu twayibona, reka dusenge. Mana turagushimiye, haleluya. Wumva gusenga kwacu Mana, wumva gusenga ko batagira shinge na rugero. Tuzindutse tugushima Mana, tugusize hejuru Mwami. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe rirakomeye, izina ryawe ni ry'ubutwari, izina ryawe ririhariye, izina ryawe urera, urera Mwami, urera Yesu, urera Yesu, urera Mwami, urera Gitare. Shimwa ko wumva gusenga kwacu, mu mubabaro wacu uratwumva, mu miruho ye Yesu uratwumva, witeguye kutwumva, uracyatwumva kandi turagushimira. Hari igihe watwumvishije, turagushimira igihe twagutabaje uratabara, hari igihe twakubwiye ngo tugeraho, hari igihe twagusabye uraduha tubabaye, hari igihe twari tunaniwe uraturuhura imitima, uturuhura ibyaha, utumara umubabaro w'ibyaha n'imiruho. Hari igihe tutari kubona inzira, udushyiriraho inzira. Hari igihe twabona ntacyo dufite, uraduha. Hari igihe twabonaga bituyobeye, wowe uraza udushyiriraho Mwami, utuvana muri confusion Mwami. Hari igihe twari tubuza amahitamo, uraza wowe utubera inzira, utubera byose Mwami. Turagushimiye, wagiye wumva gusenga inshuro nyinshi, n'ubu uracyumva gusenga. Mana yumva gusenga nushimwe, Mana yumva gusenga nushimwe. Yesu wumva gusenga kwacu nushimwe, Yesu wumva gusenga nushimwe Mwami. Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Yesu uhabwe icyubahiro, Yesu wubahwe, Yesu wamamara, Yesu usingizwe, Yesu ushyirwe hejuru, Yesu nuhimbazwe, Yesu nuhimbazwe, Yesu, 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 Yesu. Icyubahiro kibi cyawe Mwami. Uri Imana nzima, mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka uramwemera Mwami, ukora ibyo gukiranuka uramwemera. Turagushimiye uyu mwanya, ni wubahwe Mwami, ni wamamare, izina ryawe ni ryiza ku isi yose. Uri Umwami w'abami. Uyu munsi turavuze ngo uganze, uyu munsi utegeke, gumya wumve gusenga kwacu Mwami. Abiriwe mu masengesho ko turi imbere yawe, umva gusenga, umva gusenga kw'abera, umva gusenga kw'abana bawe, umva gusenga kwacu Yesu. Izina ryawe ni ryubahwe Mwami, singizwa Mwami,
singizwa Yesu singizwa Yesu singizwa gitare singizwa uyu munsi turaje wumve gusenga kwacu kuri buri saha kuri buri munota wumve gusenga tega amatwi mwami nk'uko ijambo rivuga wumve ibyo bwoko bw'abana bawe basaba haleluya ibyo tuvugira imbere yawe haleluya mwami natwe tugutuye ibitunaniza hari aho inzira turi gucamo z'ibizigu izo zose niwe ufite urufunguzo dutabare turagusabye ngo dutabare hari aho tudafitiye igisubizo duhe igisubizo mwami hari aho tutari kubona inzira tubera inzira dushirireho inzira aho dukandagira dushirireho inzira z'ubutabazi dushirireho inzira turabigusabye wowe uhora urindira icyo tugusaba hari aho tudindiye twihutishe hari aho inyenyeri zacu zitwikiriye dutwikurura mwami dutwikurure mu izina rya Yesu ubuzima bwacu aho budafite icyerekezo shyiramo icyerekezo mu buzima bwacu cyiza hari aho mwami turi kurebesha amaso twebwe tukabona bidushobeye ariko wowe uri Imana idashoberwa duteze ibiganza hari iremezo twifuza duteze ibiganza ngo duhe mwami uyu munsi uduhe mwami mu mwuka wacu uduhe mu buzima bwacu uduhe mwami Yesu data wa twese turakwinginze mwami imiryango yacu yihe abana bacu bahe turi kugutabaza kingura ijuru kingura mwami ubugingo bwacu turinde mu gihe turi muri iyi si turagusaba uburinzi mu myaka yacu yo kurama uriyirinde ubuzima bwacu turinde imibiri yacu irindwe turi kugusaba mwami Yesu icyubahiro kibi cyawe uyu munsi utegeke uvuge turumva mwami mwuka wera w'Imana abana natwe yobora intambwe zacu dushoboze kuba turi mu bibazo tugasenga dushoboze kuba nta nzira tubona tugahamagara Imana ishyiraho inzira dushoboze kuba tubuze icyerekezo tugahamagara Imana ishyiraho icyerekezo twisengeye gusenga kuko yitaye ku gusenga kw'abanyamubabaro turanze guheranwa n'ibibazo turanze guheranwa n'amaganya turanze guheranwa n'agahinda turabihakanye ahubwo twambara imbaraga dusukira imbaraga zo gusenga dusukira imbaraga z'umutima dusukira imbaraga n'ubwenge tubashishe mwami urakoze Yesu ndagushimiye mwami icyubahiro n'ikuzo bibi byawe izina ryawe nirihimbazwe ni wowe Mana haleluya ndakwibutsa kandi kuri iyi channel yawe kuri iyi channel yacu niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikira amasengesho ya mu gitondo acaho kandi ntibibagirwe no gukora share usangize n'abandi kugira ngo nabo babashe kubyuka bisengere murakoze